uruzinduko rw'iminsi 5 Radio Mariya Rwanda yagiriraga muri paruwasi ya Regina Pacis Bungwe rwasojwe ku cyumweru tariki 22 Gashyantare. Ni uruzinduko rwaranzwe no kwegera abakristo b'iyi paruwasi mu masantare na sikirisare biyigize bakagirana ibiganiro bitandukanye bibafasha gusenga no gusobanukirwa ubutumwa n'imikorere by'iyi radiyo. Abakristo b'iyi paruwasi bishimira ko Radio Mariya Rwanda yabasuye bakiyemeza kuzayitera inkunga nk'inshingano kubw'ubutumwa bwiza bwayo bufasha bose. Inkunga dutanga kuri Radio Mariya tugirira akamaro kuko abafite amaradiyo yabo bumva byinshi. Mama, iyi modoka ni ya Radio Mariya, ni radiyo imfasha kumva ibya Bikira Mariya, nkumviraho n'ishapuri. Twishimira uburyo Radio Mariya Rwanda imaze gukomera cyane, nishimye cyane kubera ko n'ubundi tutaherukaga Radio Mariya, kandi niyo abarwayi bakayitega amatwi igira aho ibakura n'aho ibageze. Wajya ngo mujye muza buri mwaka, nimwirenze umwaka mujya mudusura rwose. Ni byiza cyane iyo tuyumva, idufasha gusenga, idufasha mu ndirimbo, idufasha mu isengesho. Yewe gutera inkunga Radio Mariya Rwanda mbifata nk'inshingano zanjye, kubera yuko nimba umubyeyi afite abana kandi arizo mbaraga afite, mba numva kuri njyewe tubikorera mu muryango remezo aho bivuze hose turabikora, ariko kuri njye ni inshingano. Madame Georgette Nyirarebe, umuyobozi w'umuryango Radio Mariya Rwanda unayihagarariye mu mategeko, mu gusoza uruzinduko rw'iminsi 5 Bungwe yavuze ko Radio Mariya Rwanda arijwe n'igikoresho by'iyogezabutumwa. Ashimira paruwasi n'umwepiskopi bemeye ko irijwi rihavugira. Kuri uyu munsi rero twishimiye kuba hano kugira ngo dusoze urugendo Radio Mariya Rwanda imazemo iminsi hano muri iyi paruwasi. Nyakubahwa Padiri Mukuru nawe mufatanya uyu munsi, nta kindi twavuga atari ukubashimira. Tukaba rero dushima yuko mwemereye Radio Mariya Rwanda kugira ngo ize hano ifatanye namwe mwiyogezabutumwa, kuko nibwo butumwa bwayo bwa mbere. Niyogezabutumwa ni radiyo ijwi ry'umubyeyi, ijwi rya Kristo rigwerekeza aho uri hose, ariko kandi kugira ngo ishobore kuguherekeza nuko iba yagize aho ivugira. Turashimira rero iyi paruwasi ya Bungwe kubera yuko yemeye ko iryo jwi ry'umubyeyi rivugira hano muri iyi paruwasi hanyuma rigasakara n'ahandi hose. Madame Georgette Nyirarebe yanibukije ko Radio Mariya Rwanda ibeshejweho n'ubuntu bw'Imana, anasaba ko abakristo bakomeza kuyitera inkunga mu buryo bufatika n'ubwo kwitega amatwi, dore ko nibura buri kwezi ikenera miliyoni 24 kugira ngo ivuge. Radio Mariya ni radiyo ntabwo icuruza, ni radiyo ikoreshwa n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana rero bunyura muri mwebwe mu buryo butandukanye. Inkunga ya mbere ni ukuyitega amatwi. Wayiteza amatwi n'ibindi byose urabikora. Ibyo rero bitwereka yuko muyitega amatwi hanyuma mukayitera za nkunga. Tukaba rero tubashimira kino cyumweru radiyo imaze hano, uburyo mwakiriye umunyamakuru waje abasanga, hanyuma ibyo byose bikaba bitugaragariza yuko Radio Mariya Rwanda muyizi, muyikunda, kandi tukaba tubamenyesha ko natwe tubakunda. Padiri Mukuru wa paruwasi Regina Pacis Bungwe Pierre Celestin Niyonsenga yashimiye Radio Mariya Rwanda yafashije abakristo b'iyi paruwasi gusabana na Bikira Mariya ndetse n'abavandimwe babo binyuze mu biganiro byayo yahatambukirije. Anavuga kandi ko bazakomeza kumvikanisha ijwi bakomeza gushyigikira ubutumwa bwayo. Turabashimira kubera ko mwadufashije gusenga isengesho ryacu rinyuze ku mubyeyi Bikira Mariya mu ishapure yagiye itambuka buri munsi, hanyuma mudufasha kugira ngo abakristo basabane n'ababo bari hirya no hino babifuriza amahoro ya Kristo. Ibyo rero byose turabibashimiye. Twashimye ko mwabanye natwe kandi abashyize hamwe ngo Imana irabasanga. Tuzakomeza rero gufatanya mu butumwa, mu gusenga, dusengera Radio Mariya Rwanda kugira ngo bikomeze ubutumwa ishinzwe ibukwirakwize kandi bwamamare hose. Tuzakomeza kuyitera inkunga mu byo Imana iduha binyuze mu maboko Imana yaduhaye. Yumva tuzakomeza tuyumve.
paruwasi Regina Pacis Bungwe radiyo Mariya Rwanda yagiriyemo uruzinduko kuva ku wa 3 w'ivu yabonye izuba ku wa 6 Kamena mu mwaka w'1954 ku munsi wa Pentecost. Ni imwe mu maparuwasi 25 ya diyosezi ya Byumba ikora ku mupaka wa Gatuna hafi ya Uganda, kuko yana imbibi na paruwasi zaho nka Rwanyana na Karushanga. Ifite abakirisi 40,666 basengera mu masantarari 9 na sikirisari 8, ikagira abasaserdoti 6, harimo 2 bakorera ubutumwa muri santarari ya Rubaya itegurwa kuzagirwa paruwasi. Ni paruwasi kandi ikorera ubutumwa bwayo mu mirenge 6 y'akarere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Radio Mariya Rwanda ikabiheruka kugira uruzinduko rwayo muri iyi paruwasi mu mwaka w'2018. Turasima Ruhanga ko bari kwija kuno muri paruwasi yetu ya Bungwe, twabasimiye Ruhanga yebare. Pascal Habineza, Radio Mariya Rwanda, Ibungwe muri diyosezi ya Byumba.